ni umukobwa ukiri muto cyane, akomeje kuvugisha abantu benshi ku isi bitewe n'impano afite yo gukina filimi. Uyu mukobwa ntabwo asanzwe kuko afite impano idasanzwe. Yamenyekanye cyane cyane ku izina rya Imuri. Uyu munsi tugiye kureba ubuzima n'amateka bya Imuri. Mwibutse ko iyi channel yitwa Rukezo, tukaba tukugezaho amateka y'abasitari uba wakunze, tukakubwira ubuzima bwe bwite, tukakubwira filime yakinnye mu buryo utazizi, byagufasha kuza kuzireba. Niba wumva uri interested ko twajya tubana, rebana ndetse subscribe, ufungure inzogera kugira ngo nitujye dushyiraho ikiganiro utazajya ucikwa. Kandi nawe niba warakanze subscribe, uri umuntu w'agaciro kuri twe. Tudatinze reka dutangire tureba ubuzima n'amateka bya Imuri. Amazina nyakuri yitwa Sambu Taukiri. Yavutse ku ya 15 Ugushyingo umwaka wa 2003. Ni umukinnyi wa filimi uvuka mu Buhinde, ukora cyane cyane muri televiziyo zo mu Buhinde. Uyu mwarikazi azwi cyane cyane muri filime ikomeje guca ibintu, Imuri Chaturvedi Rathore. Imuri yitabiriye irushanwa rya TV's reality TV show Bigg Boss, asoza ku mwanya wa 7. Uyu mukobwa, uyu mustarikazi, uyu mwana mutoya wamamaye kiri mutoya. Imuri yavukiye ahitwa Shahjahanpur muri leta ya Uttar Pradesh. Imuri agifite imyaka 6 gusa. Ababyeyi be baratandukanye, maze papa wa Imuri azana na Imuri hamwe na murumuna we witwa Sania, baza gutura muri Delhi. Imuri na murumuna we Sania barazwe na se gusa nk'umubyeyi umwe. Papa wa Imuri yari umuhanga mu kubyina, ndetse barumuna be bakinaga amakinamico ya se harimo nka Krishna ndetse na Ramlila. Ibi bikaba byaratumye bashishikazwa no kubyina, nyuma batangira gukina filime. Uyu mukobwa muto cyane Imuri yatangiye gukina filime ashyigikira imirimo nk'umwana mutoya. Aha ni muri filime yacaga kuri televiziyo yitwa Big Magic ndetse na Jada Akbar muri ZTV mu mwaka wa 2014. Imuri yitabiriye ibiteramo byerekana imbyino nka Indians Dancing Superstar kuri Star Plus mu mwaka wa 2013. Aza no kujya kuri Hindustani Ka Big Star kuri Big Magic mu mwaka wa 2014. Mu mwaka wa 2020 uyu mwana mutoya cyane nibwo yatangiye kwigaragaza, yatangiye gukina filime yaciye ibintu. Ni nabwo abenshi bamumenya ku izina rya Imuri Chaturvedi. Aha iyi filime yayikiniraga kuri TV yitwa Star Plus. Akina umwanya wa mbere nka Imuri, umukobwa w'umudugudu ukiri mutoya kandi uzi ubwenge bwinshi cyane. Iyi niyo filime n'umukobwa abantu benshi bamumenyeyemo. Ntatinya kuvuga ko abantu benshi ariyo bamukundiyemo bitewe na role bafite, ubwenge bwinshi agaragazamo, nicyo gituma abantu benshi bagenda bamukunda. Uyu mukobwa ni umukobwa ufite impano idasanzwe, ndetse abantu benshi mu Buhinde babumubona mu ndorerwamo z'abandi basitari babaye mu Buhinde nka ba Kajol. Bavuga ko mu myaka iri imbere ari mu bakobwa bazaba bayoboye sinema y'Ubuhinde. Reka turebe zimwe muri filime n'umukobwa Imuri yagukiniye. Yagukiniye filime nka Gari Ki Jyoti, Article 15, agukinira Indian Dancing Superstar, agukinira Hindustani Ka Big Star, agukinira Jada Akbar, agukinira yitwa Ahat, agukinira Ganga, agukinira Balvir, Waris, Pyar Tun Kayakiya, Dilhi Tohi Hai, Ishran, Imuri, Bigg Boss,
Dia Ishke, Houseful, Caviar. Izi ni zimwe muri filimi uyu mukobwa ukomeje kwigura umutima abantu benshi bita Imuri yagukiniye. Mpamagara Gustave. Wakoze kureba iki kiganiro. Niba iki kiganiro kikunyuze, reba ndetse subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Kandi nawe niba wakoze subscribe uri umuntu w'agaciro kuri twe. Ciao ciao, hasta la vista. Imana ibarinde, turabakunda.